tuhaye ikaze kuri Clay Entertainment. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri filime yitwa Woman King. Ni filime igaragaza amateka y'ibyabereye mu burengerazuba bwa Afurika mu 1823. Iyi filime itangira mu gihugu cyitwa Dahomey bari kwimika umwami mushyashya witwa Gezo. Ubwo bwami bwitwa Dahomey bwami buhanganye nabwo kaba Oyo bihuje n'abamahi. Nta kindi babarwanira no gukura abacakara muri Dahomey. Aba Oyo aribo basa nk'abahanganye cyane na Dahomey, bazwi cyane ku ngabo, amafarashi ndetse n'ibikoresho byo mu kurwana. Ariko na Dahomey izwi ku gisirikare cy'abagore cyitwa aba Agoji, bayobowe n'umugabo w'ingabo wabo witwa Naniska. Kaze cyane. Filime itangira neza kuko igitangira batwereka abasirikare baba Agoji, babagore b'indwanyi cyane, batera ahantu abamahi babashimutiye abantu bagiye kubabohoza. Bararwana kugeza igihe abamahi babatsindiye imfungwa bakazibohoza. Ngo mu gitondo intambara irangiye, ko intambara iba yabaye mu ijoro, babanza kunamira ababo babapfiriye mu ntambara, bagahita bafata imfungwa barokoye bakazijyana bakazisubiza mu ngo zazo, aba Oyo benshi batarahagira ngo intambara yongere ibe. Ubwo muri icyo gitondo batahana intsinzi, bakigera nibwo umwami ahita agira Naniska umusirikare wiwe wizerwa. Filime ikomeje batwereka ahantu mu rugo bafite umwana witwa Nawe bari kumushyingira umusaza ku ngufu ngo amutwara mugira umugore. Ariko nawe kubera ko bafite agasuzuguro, uwo musaza amubaza ikintu nawe ntamusubiza, umusaza yamukubita urushyi nawe akamusunika akabandagara akikubita hasi. Ubwo umusaza abyukana umujinya ngo umukobwa ufite agasuzuguro nk'aka ngaka sinamugira umugore. Ubwo muri icyo gitondo papa wa Nawe ahita arakara akamufata akamujyana ibwami ngajya nawe kuba umu Agoji, kuko kuba umugore biba byamunaniye nka nagenda ajye kuba umusirikare nicyo ashoboye. Nawe akihagera ahita yakirwa n'uwitwa Izogi, akaba ari umwinjiza akamugeza aho bitoreza. Bahita batwereka ahandi hantu igisirikare cy'aba Oyo kiyobowe n'uwitwa Obaed kiri mu nzira kikagera hantu aba Agoji biciye abamahi bakabambura abacakara. Obaed akarakara ngo ibi bintu tugomba kubyigaho tugatangira gutera Dahomey. Batwereka n'ibwami umwami Gezo ahita atumiza inama ngo bavugane ku kibazo cy'aba Oyo bashaka kubambura abacakara. Naniska wabyangira kure ati ntago twatanga abantu bacu, ahubwo twashaka ikindi kintu dutanga nk'ingurane kugira ngo batadutwara abantu bacu. Umwami amubajije icyo batanga, Naniska amubwira ko batanga amavuta y'amamesa nk'ingurane aho kugira ngo batange abantu babo. Umwami aramubwira ngo nyereka ibyo bintu bishoboka ko twabona amamesa duhagije ndetse n'ahagije aba Oyo. Nyuma yaho mu gitondo cy'uwo munsi batwereka uwungirije Naniska ariwe witwa Amenza ari kubwira abakobwa bashyashya bazanye mu ba Agoji ngo uwumva atiteguye n'iyitayire kuko hano ntago ari ahantu ho kuza kuryohereza. Bamwe bahita bavamo bagataha, ariko nawe n'abandi bagasigara. Ubwo nibwo nawe ahita ahura na Izogi akamubwira ngo najye koga. Ubwo mu gihe nawe yagiye koga niho ahita ahurira na Naniska bakivuganira. Mu gitondo cy'umunsi wakeye nibwo babahereza imyitozo yabo ya mbere, bakabahereza umugozi. Nawe akabazwa no kuba bahaye umugozi yarazi ko ari bahindi intwari iremereye nk'inkota. Yabibaza Naniska akamuhereza inkota ati ngaha kiragenda teme kiriya kintu kiri hariya, bamubwira akadahumeka bakoresha mu myitozo. Nawe agerageza gutema ariko bikanga. Naniska akamwereka ko bishoboka ahubwo icyabura ari imyitozo ihagije, atagomba gusimbuka inzego. Kuri iryo joro nibwo Izogi nawe amuganiriza ku mateka ye, akamubwira ko impamvu nawe yabaye umuhagoja ari uko yanze gushakana n'abagabo kuko babashaga kumutanga. Umunsi ukurikiye imyitozo yarakomeje, babigisha uburyo wahangana n'umwanzi. Ubwo mu gihe babigishaga, Naniska yari yateze akantu k'agaturika muri zimwe za kadahumeka bakoreshaga mu gutema. Kamaze guturika abantu baraseka, ariko Naniska ararakara avuga ngo ninde wabikoze, basanganiye nawe aramwiyama ati biriya bintu ntuzabyongere, ntabwo tubishaka. Mu ijoro ry'uwo munsi Izogi ugaragara nk'uwikundiye nawe amubwira ku mateka ya Naniska, kuko Naniska aba yaravuye kure cyane, aba yarabanje gushimutwa akaza kuza kwibohoza akanazamuka mu ntera kugeza igihe abaye Naniska nawe ababona. Batwereka Naniska ajya kureba wa muntu umwungirije witwa Amenza ubusa nk'ubonekerwa, akamubwira ko hari umuntu yabonye mu buzima bwa Naniska ugiye kugaruka. Naniska mu gutaha acaho bitoreza agasanga nawe ari mu myitozo. Umunsi ukurikiyeho mu gitondo aba Oyo bagera muri Dahomey mu buryo bwo kwiyenza. Naniska akibona Obaed yibuka ibintu byose yamukoreye yaramushimuse akamufata ku ngufu akarakara. Obaed azavuga ibyo ashaka mu bwami bwabo, asaba ibyo ashaka, ariko umwami Gezo akabyanga akamubwira ko nta kintu bamuhereza. Amenza akomeza kubwira Naniska ko ibyo yabonye ari byo, hari umuntu ugiye kuza mu buzima bwe. Ni nako abazungu b'abanyaportugal bahita bagira muri Afurika, bayobowe n'uwitwa Santa Ferrero ndetse na Malik uba ufite n'amomoko muri Dahomey kuko mama waba ari umunyadahomey. Malik yitegereza ibyo bakorera abacakara ntibyamushimisha na gato, ari nako abasirikare baba Agoji bageraho ngaho abacakara baba bashyirwa mbere y'uko abazungu babatwara. Ubwo Naniska aza yegera Obaed amubwira yuko nta bacakara bazongera kubahereza, nko kumwereka nk'agasuzuguro. Naniska ahita sunika igitebo kiba kirimo imitwe y'abasirikare ba Obaed baba bishe. Obaed agahita arakaruka, intambara igatangira. Naniska akataka Obaed, abandi basirikare baba Agoji bakiruka, ariko nawe we ntiyirutse, ahubwo yahise abona nk'uburyo bwo gutorokesha abandi bacakara baba bafashe, arabatorokesha. Nyuma amaze kubatorokesha we na Naniska bahita birukanka, batwereka bagwa ahantu mu mazi bakarokorwa n'aba Agoji bagenzi babo. Ubwo bamaze kubakura mu mazi, Naniska yahise yegera nawe amubwira ko ibintu yakoze atari byo bari bumvikanye. Amubwira ko atagomba kujya yishyira hejuru, agomba kujya akora ibyo yabwiwe. Ariko Amenza umwe wungirije Naniska araza akamwegera ati niwe
wakoze ibyo tutari twumvikanye kuko umujinya ufitiye Obaed wakurushije imbaraga birangira ugiye kurwana nawe. Nyuma yaho Obaed akorana inama na Santa Ferrero ndetse na Malik kugira ngo bavugane ukuntu ubwami bwabo bwakwihuza kugira ngo batere Dahomey bakuremo abacakara. Nyuma yaho batwereka Malik yagiye koga ahantu agasiga imyenda, yaza agasanga ntayihari, kumbi ni nawe wayitwawe. Nawe azamwegera amubwira ngo nimwebwe muza kudutwarira abantu, ariko Malik akavuga ko we ntago abyishimira na gato. Bakiri kuvugana Malik yahise ahereza nawe agakufi kuko yari yamwikundiye, nawe ahita agenda kugira ngo Santa Ferrero atamusanga kuko yaraje. Nyuma yaho batwereka muri Dahomey bakoresheje umunsi wo kugira ngo abasirikare bashyashye bo muri Agoji bigaragaze, bakarwana bagaca mu mahwa bakurira inkuta kugeza igihe batsindiye, nawe agasohokamo ari we wa mbere. Umwami Gezo ahita amuhemba. Uwo munsi amarushanwa arangiye batwerekana Niska ari kureba inkovu nawe afite yatewe n'ayo marushanwa, kaza kubona ko hari indi nkovu afite idasanzwe ishobora kuba ari iya kera mu bwana. Na Niska yahise asiga nawe aho ngaho ajya kureba Amenza, amubaza umwana yigeze kumuhereza ngo ajye kumujugunya aho yaba yaramukize kuko yari gukeka ko uwo mwana ashobora kuba akiriho akaba ari we nawe. Umunsi ukurikiyeho Santa Ferrero umwe uwaraje gushaka abacakara aza kwirebera Gezo ngo amusaba abacakara, ariko Gezo n'ubundi akaba mwima akamubwira ko nta kintu bagikeneye ku bazungu, tutagomba kumuhereza abantu be. Ni nabwo Izogi abona ko umubano uri hagati ya nawe ndetse na Malik ashobora kuba atari umubano udasanzwe kuko baba bahuye bakavugana mu ibanga mu gihe Santa Ferrero aba yaje kureba Gezo. Uwo munsi ndetse nawe na Malik baba banapanze ko bari buze kuza guhura, nimugoroba bagahura mu ijoro bagahurira ahantu bonyine, nawe agahereza akantu Malik akabura ikintu amuhereza, nawe agahita afata icyuma cya Malik akaba ari icyo atwara. Nawe mu gutaha avuye guhura na Malik yasanze na Niska akimutegereje amubaza impamvu yatorotse akagenda atavuze kandi mu ibanga. Mu gihe nawe ari kwiregura na Niska aramwegera akamubwira ko ashobora kuba ari umwana we yabuze kera, ko hari umwana we yarabyaye kera, akamuhereza Amenza ngo ajye kumumuhishira kuko atarafite uburyo amurera. Ubwo amaze kubimubwira yaramukuruye, amaze kumukurura amubaga ahantu mu kuboko yari afite ya nkovu, arebye asanga harimo rya ryinyo yari yaramushyizemo kera kiri uruhinja. Amaze kubibwira nawe yavuye aho ngaho byamucanze yibaza ibintu biri kumubaho. Umunsi ukurikiyeho na Niska ndetse n'abandi basirikare bo muri Dahomey batera aho abaoyo baba bakambitse, bakifashisha uburyo nawe aba yaraberetse bagaturitsa iyo nkambi abaoyo baba baherereyemo, bamara kubaturitsa bakabataka bakarwana kugeza igihe babirukankirije abaoyo bagahunga. Muri iyo ntambara nibwo abaoyo bashimuta abasirikare bakeya baba Agoji, muri abo bashimuta baza gushimutamo nawe. Mu nzira barimo bagenda nawe yaje kubona ko umuntu uri ku ruhande mu baba bashimutanye we ashobora gutoroka akagenda, nawe mugira inama yo gutoroka. Uwo mukobwa asimbuka icyo kintu cy'ifarasi cyari kiri kubakurura agwa hasi aratoroka. Bagezeyo nawe yaje kubona ko na Izogi mu bafashwe nawe arimo, gusa Izogi we yari yavuritse n'ukuboko, nawe amufasha gusubiza igufa mu mwanya aho ryari ryavuye. Nyuma yaho batwereka wa musirikare wo muri Agoji nawe yafashije gutoroka agera ibwami akabwira na Niska ko byagenze byose. Ni nabwo umwami Gezo ahita azamura na Niska mu ntera, ariko akamubuza kuzongera gutera cyangwa gutegura intambara atamubwiye. Ariko na Niska yaje kubirenga kuko yateguye intambara we na Amenza ngo bajye kureba ukuntu batabara nawe ndetse na Izogi baba bafashwe. Bahita batwereka Santa Ferrero yaje kugura abacakara. Muri abacakara bari kugurwa aba harimo nawe ndetse na Izogi. Malik akibona nawe yahise ababwira ko ibyo bintu atabishaka. Mu gihe bakiri mu kuburana nawe ndetse na Izogi bahita batangira kurwana nabo bitabara, ariko Izogi we ntibyagenze neza kuko muri iyo ntambara ahita hapfira ntabwo aharenga. Nawe we yahise afatwa ajya gufungira ahantu, Malik aza kuhamureba akamuzanira imyenda. Ubwo Malik ndetse na nawe baje gusigarana mu cyumba, ibyabaye ntitubizi, ahubwo icyakuriyeho nuko na Niska nawe ahita atera muri iryo joro aho ngaho abaoyo babagurishiriza abacakara. Bararwana intambara rukabura gica kugeza igihe abasirikare ba Niska batwikiye aho hantu baba barwaniye bakanabatsinda, nyuma bakaza kurokora izo mfungwa. Ni nabwo Malik ahita agaragariza Santa Ferrero ko ibintu akora atabyishimiye, agahita amutanga mu ba Agoji. Abasirikare bo muri Dahomey bakamwica bamumirishije nkeri. Ubwo nyuma yaho intambara irakomeza kugeza igihe Obaed na Niska bo ubwabo bihuriye, nabo bararwana bakarwana kugeza igihe na Niska amukubitiye icyuma mu nda, Obaed akagwaho hasi. Nyuma y'iyo nsinzi aba Agoji baratashye. Bageze ibwami, umwami Gezo yegerana na Niska nk'ugiye kumuhana kuko yari yongeye agategura intambara atamubwiye, ahubwo kuko yari yakuyeho ubwami bw'abaoyo burundu. Umwami Gezo yaramwegereye ahita amugira Woman King. Mwakoze kudukurikira kuri Clay Entertainment.